yego no producer wanje ejo bundi twigeze twaranarwanye turanabipfa hari akantu nakoze nyine ngira gutya ngo nsa nk'uyigira gutya ngo wenda naye ndi hano umukobwa uyu ni umukobwa sibyo uyu ni ngewe none nabikoze ndi nk'ara ngo we umuproducer hariya muri Amerika niho shaka ibitaramo byinshi aho Michael Jackson yahoze ese no kubivuga nkaho ngo hariya muri Amerika abantu bahuruye hari ba Shadibu hari ba Nita Pendo hari abantu benshi bakomeye cyane kuri stage. Nita Pendo niwe wanyakiriye kuri stage ariko iyo stage yakaga umutuku amatara y'imituku y'imyera y'imikara stage bakayihindura umutuku myotsi kazamuka stage bakayihindura bakayihisha iyo stage Okay, reka ngusuzura none mukunzi wa Brown Magazine, reka ngushimire wowe kuba ufunguye iyi video. Nge nitwa Avi Brown. Ndagushimira rero aho waba uri hose mu Rwanda, hirya no hino ku isi, muri Amerika cyangwa se no i Burayi hose mu mudukurikiye. Murabona ko rero twageze ku mwami wa pop mu Rwanda, ni umwami arazwe hose hirya no hino. Reka abitwibwiriye ubundi bimeze bite mu umva sheri nafashe agacupa kamanyinya kangezemo ndumva ndi swingi ndumva ndi horo umva sheri namwiza yose urashaka gutembera urashaka gusohoka dutembere ku gisenyi ku mazi aho icyuki byimira baby kefoya Michael Jackson wo mu Rwanda ejo ngabonye rero ni Michael Jackson wo mu Rwanda cyangwa se benshi mwamenye nka Lucky Fire. So twamugezeho rero nyuma ko abantu benshi bakomeje kubyifuza bwa Tesera kiyagiye he Lucky ko tutakimubona Lucky katagitwika bimeze bite ese ubundi Lucky abantu bavuga ibyo bintu ngo ntabwo gitwika nibyo ngende mubi ndatwika ndashwanyaguza uyu mujyi bose baranzi ndi umwami wa pop ndi umwami wa dance ndetse ku isi hose urumva no kuvuga ngo ndakubwiza ukuri ibihangano byanjye yaba abana abantu bakiri batoya urubyiruko abasore inkuma basaza ibihangano byanjye usanga barimo kubyumva bavuga ati Lucky Fire yaba mu mafilimi nyarwanda aratwika yaba mu ndirimbo aratwika yaba muri football aratwika hose ndi byose Lucky Fire rero twakugezeho hano tugusanze ubundi ni mu rugo twagusanze mu rugo ni mu karere ka Gasabo ariko se ni mu karere ka Gasabo no murenge n'ubuhe hano ni mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana akagari ka Kabuye umudugudu w'Amasangano niho Michael Jackson mujya mwumva niho Michael Jackson mwajyaga mubona muri Amerika asigaye yibera mu Rwanda niwe Michael Jackson umushaka uraza mukifotozanya naribi nta mutima mubi nta bugugu mbese arirekura gatanga keye. None se abantu bavuga ngo barakubuze ufite iye gahunda nicyo bababwira nicyo bahishe rero twego twakugize kugira ngo ugire ikintu ubabwira no ubabwire ngo iki ngiki ndabateganyiza iki ngiki. Urumva abantu benshi ari gihe bambwira ngo kutarimo kuboneka hari gihe mba nahugiye mu mafilimi cyangwa nahugiye mu mupira w'amaguru ariko ayo mafilimi yanjye benshi nababwira ni hari season ikomeje bita Underheri n'indi yitwa Evil of Darkness n'indi yitwa igitenge cya rusake n'indi yitwa igikombe cy'amaraso na season akomeje kandi ndimo no kuyakina uretse ko nafite n'indirimbo nshyashya ejo nashyize kuri channel ya YouTube iyo ndirimbo yitwa Queen of Pop by Lucky Fire Fenty Queen of Neri. Okay, ni indirimbo nziza cyane. Okay, ubu ndimo kubategura n'utundi dushya twishi. Iyo ndirimbo rero reka tuyikubaza. Iyi ndirimbo rero uvuze ubwo kwa coding ejo bundi. Indirimbo rwose twabonye Lucky Fire turamwemera ko rwose ufite umugore sibyo? Ufite umugore n'abana ariko bya bintu wakoze muri video koko ni ibiki ko bidasanzwe Lucky. Urumva biriya bintu nyine yuririmba nyine akenshi arufuna babishaka ariko ngiye hari imiririmbire yego no producer wanje ejo bundi twigeze twaranarwanye turanabipfa hari akantu nakoze nyine ngira gutya ngo nsa nk'uyigira gutya ngo wenda naye ndi hano umukobwa uyu ni umukobwa sibyo uyu ni ngewe none nabikoze ndi nk'ara ngo we
umuproducer arabikurura gutya arabikurura ahita abyegeranya urumva ariko nyine ni nawo nkorera amavideo ni nawo nshyirira kuri channel ya YouTube ariko gusa hari wenda nk'utuntu duke ntabashije gukatamo ariko abafana banjye barabyihanganiye barabyishimiye oya ari wenda batarabirebye neza ariko nyine mu buzima nta muntu utibe yako nta riba ariko nta nibirenze umugore wawe yarabibonye se birabina okay kubibona nyine njye siko ndi umuhanzi kandi n'ubundi akazi kanunze nyine no kuririmba n'ubundi ese kariho tubona umugati nyine okay nta riba ariko nabonye biriya bitarenze ariko nta kibi iyo ndirimbo bayita iyo ndirimbo ye yari yabanjije bayita My Honey 2020 yitwa My Honey 2020 uzayibona ese ubundi rakifayo ubu ngubu indirimbo ufite wanazibara ko kubura zizuzuza umubare wapi cyo koza nziyo nahereyeho nzi niyo nakoze ejo bundi nahereye ku ndirimbo yitwa indirimbo yitwa muri bare twakundaniye muri bare twamenyaniye muri bare ubwo nagiraga ku kabari kamaniga nahahuriye n'umukobwa witwa Mukagatare okay muzayishaka iyo ndirimbo yitwa muri bare irashwanyaguza iratwika ntikora irahumura Dakifa rero umuziki wawe urakomeje ese ni yehe ntumbero ufite urashaka kugera he no kuvuga ngo ahantu ushaka kugera cyane ni ibitaramo muri Amerika hari ibitaramo ushaka gukorera mu Bwongereza mu Bufaransa no kuvuga ngo ni ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye ariko cyane nk'ibitaramo shaka cyane abantu babanyotewe nyine hariya muri Amerika niho shaka ibitaramo byinshi aho Michael Jackson yahoze ese no kubivuga nkaho ngo hariya muri Amerika nuko merukayo kera ngemerukayo kera nkora indirimbo bita Donald Trump ni indirimbo nakore muri White House uzayishake kuri YouTube wandike Donald Trump by Rakifaya uzayibona merukayo kera nyine ariko bavuga ngo hariya hirya nkaho ukunda kujyayo cyane ejo bundi covid nirangira nzajyayo nkore n'ibitaramo nongere nkorereyo n'izindi ndirimbo no n'ibitaramo byo hanze mu Bwongereza mu Bufaransa urabona uri kubivuga utuje nkaho ufite abashoramari mwanje kuvugana ibintu bimeze neza cyane ibintu bikorerwa kuri internet rega tugeze mu isi yihuta rega kandi iterambere rirukanka cyane rwose wowe uzabibona gusa kandi koko ni ibitangaza gusa ese ubundi Rakifaya usibye kuvuga ngo kujya ngo hanze gukora ibitaramo hanze ubundi byo mu Rwanda urabikora byinshi cyane iyi covid itari yaza buri cyumweru nabaga mfitemo ibitaramo bitatu mfitemo ibitaramo bikunzwe ubu hari igitaramo nagiye mu gishwanyaguza noneho ndavuga ni mana yanjye iki nicyo gitaramo cya mbere ngiyemo ni igitaramo cyateguwe na Badurama icyo ni celebration party ni igitaramo twacaga ku matabi y'umutuku nko bita break cyane abantu bahuruye hari ba Shadibu hari ba Nita Pendo hari abantu benshi bakomeye cyane kuri stage Anita Pendo niwe wanyakiriye kuri stage ariko iyo stage yakaga umutuku amatara y'imituku y'imyera y'imikara stage bakayihindura umutuku myotsi kazamuka stage bakayihindura bakayihisha iyo stage niyo ya mbere nagiyemo ndavuga ni kweri stage na ingofero kuko niyo ya mbere ahubwo sinzi ko nzongera iriya stage ariko niyo ya mbere nakoze ariko nagiye ndirimba handi hantu hakomeye ariko ira stage yaranyemeye Rakifaya uravuze ngo haya amatara y'umukara Rakifaya amatara y'umukara kuko bameze yewe no kuvuga ngo stage amatara yakumuka bafite ukuntu bayihinduraga umukara sibyo bakayicumbisha umwotsi sinzi aho bakoraga tu cyangwa se amatara bakayahindura amabara nyine bagenda bayahindura noneho bikikaraga bakayihindura no bakayizamura hejuru bakayimana sinzi ukuntu babikoraga nyine ariko ngewe nabibonye ari nk'ubwa mbere ndashimira bateguye kira gitaramo ni Badurama niwe wagitegura ni inshuti yawe se ubundi bakubonye gutubonye twandikirana ku Facebook bagukuyeho kuvuga ngo kugira ngo uyitabire umustar bagombaga kunshaka n'ubundi ndatwika cyane bagombaga kunshaka nkabakorera okay Rakifaya noneho reka tuvuge ngo umuziki kuva wavuka cyangwa se kuva utangira umaze kukugeza ku kinoro ikintu gifatikari ni ibintu byinshi cyane majije kugira ibintu byinshi indirimbo ndazikora amafilimi kandi ayo mafaranga banakuriye mu ndirimbo nyakoresha n'izindi ndirimbo sigaje umunota n'igice byinshi cyane
Okay, noneho Lucky Fire utubwiye ko dufite imishinga abantu bari bagukumbuye rero ugiye kugaruka wongera ubwika n'ubundi dore ibintu byose bigiye kongera gufungura ariko dukomeza n'ubundi kwirinda coronavirus. Noneho igira abantu ushimira bamaze kugufasha kugira ngo ugere aho ugeze, izina ufite ube urifite ubu ngubu. Hari benshi cyane nshimira, ndashimira abanyamakuru, ndashimira abasobanuzi b'amafilimi n'abandi bantu benshi barabizi. Okay, navuga ni akenshi nyine imirimo nkora benshi barayizi, ndo umuvuzi gakondo, nyifite ikipe AS Kabuye y'abakobwa, nkanagira n'amafilimi, ubwo nimo ubuvuzi gakondo no mu rugo nyine nk'umudamu utagira amavangingo, umukobwa utaracimyeyo, umugabo ushaka umutungo utera akabariro, hano Kabuye, hano kwa Dusemana Emmanuel turagufasha rwose. Okay, nk'abafana banje bashaka kumfollowinga ku Instagram cyangwa se bashaka kunyandikira kuri WhatsApp 0785221354 0785221354 uzajya unyandikira kuri WhatsApp atira Kifaya mwohereze n'akaririmbo gashyashya muhe na link y'agafilimi gashyashya naribi wanyandikira tuzajya tuba turi kumwe 5 ku 5. Ariko noneho uvuga byibuze nk'abantu batatu ushimira bagufashije ku buryo bukomeye. Okay, ubu barimo benshi harimo ni benshi abanyamakuru batandukanye n'abanyamakuru n'abasobanuzi b'amafilimi, ariko cyane cyane umuntu wakunze kumpostinga ukurikirwa cyane ku isi bamwita Decat Babalo nimba ari Decat Viva. Okay, ariko haba hari aba Decat bamwiyitirira, ariko ikikubwira Decat nyawe n'ufite aba views benshi, n'ufite abantu bamukurikira benshi, uri ukurikirwa n'abantu benshi rero ni ukunze kumpostinga, ni ukunze kunkorera umuti niko nabyita. Ndamushimira Imana imuha umugisha, ankorera n'umutatananzi gusa n'ukundiye bakankorera imiti, ariko akabona utwika nawe gatireka we ni umuntu wikira gusa, ariko Imana imuha umugisha kabisa. Wamusabira umugisha. Okay, noneho reka ngushimire nanone kugira ngo kuba wemeye kutuganiriza tukaganira wenda n'utaza sawa ndahari rwose. Imana kumwe ndi kuri Facebook, kuri Instagram, kuri YouTube, ahantu hose uzanshaka uzambona tuba turi kumwe. Okay, urakoze cyane Lucky Fire. This is Brown Magazine, nitwa Brown uko mubisanzwe mubizi. Ariko ngushimira no kuba ukomeza kudukurikira, dusigira igitekerezo, duhe comment, duhe like, duhereze share kugira ngo dukomeze dutere imbere, kugira ngo dukomeze dukore ibindi bikorwa bitandukanye. Nkuko mwabibonye rero twabazanye umustar Lucky Fire, n'ubutaha tuzabandizanira undi mustar ugiye nyine murabi tuzagenda tubazanira abandi bantu batandukanye. So reka ngushimire rero ko wafashe umwanya wawe ukaduhereza iki gihe kugira ngo tubane turi kumwe hano. So thank you very much, naho ubutaha.